radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Kuri internet mudusanga kuri wa3 radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Leta ya Colorado, Leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Uyu ni umwaka wa gatatu utangiye kuva amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda atangiye gahunda y'imyaka 5 yo gushishikariza abana kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa nk'irishingiye ku gitsina, gukoreshwa imirimo ivunanye cyangwa guhabwa ibihano bibabaza umubiri. Imiryango iharanira uburenganzira bw'umwana mu Rwanda ivuga ko by'umwihariko ikibazo cyo gusambanya abana gikomeje gufata intera ndende mu Rwanda, ku buryo buri mwaka abana batwaye inda batajya munsi y'ibihumbi 15. Bivuze ko umubare w'abasambanywa urenze uwo kuko harimo n'abadasama cyangwa se n'abana b'abahungu. Mu mpera z'umwaka ushize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena yagaragaje ko ihangayikishijwe n'iki kibazo, isaba ko Leta yakarishya amategeko asanzwe hana iki cyaha ndetse igashyiraho uburyo bwo gutangaza mu ruhame abahamwe nacyo mu rwego rwo guca intege abagikora. Impamvu zituma iki kibazo gikomeza kwiyongera ni izihe? Byaba se ari uko ibihano ari bito? Ni uko se abaturage badasobanukiwe n'ingaruka z'icyo cyaha? Kuki se ingimbi n'abangavu b'iki gihe bamerewe nabi n'iki kibazo kuruta ibihe byose ugereranije n'ababanjirije? Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turagerageza gusubiza ibi bibazo n'ibindi byose turi bwibaze. Turabifashwamo n'abatumirwa bacu batatu. Turi kumwe na Bwana Frank Habineza, umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda uhagarariye ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Democratic Green Party ryo mu Rwanda. Turi kumwe kandi n'umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana Evariste mu Rwanashyaka. Turaza kandi kwiyambaza Dr Gakwaya Albert, impuguke mu bumenyi bwa muntu akaba n'umuganga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi. Dr Gakwaya araza kudufasha gusobanukirwa n'impamvu zishingiye ku mitekerereze zitera icyo kibazo. Nanone turisegura ku banywanyi b'ijwi ry'Amerika ko tutari buze kubabonera umwanya wo kuvugana n'abatumirwa bitewe n'imikorere yacu yagiye ihinduka kubera ingamba zo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Gusa turagerageza kubaza ibibazo byinshi bishoboka, twizera ko bimwe mu byo mwibaza bishobora gusubizwa. Mbere y'uko twakira abatumirwa bacu, reka tubanze duha umwanya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda atugezaho inkuru yakoze mu mpera z'umwaka ushize kuri iki kibazo. Komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo maze igaragaza ko mu Rwanda abana bakomeje gusambanywa baba abakobwa ndetse n'abahungu. Mu ngero nke yatanze, Komisiyo y'imibereho myiza muri Sena yagaragaje ko kuva mu mwaka w'2019 kugera mu mwaka w'2020 abana basaga 7,000 aribo bagejeje ibirego ko basambanijwe ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka 10 bangana n'2,167, mu gihe abari hejuru y'imyaka 11 kugeza kuri 17 bo bagera ku 5,313. Ku rundi ruhande ariko imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka 3 bagera ku 74.
ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bugakorerwa ku bana 200 nabo bwagaragaje ko abana benshi basambanirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri. Muri aba babajijwe abagera ku 118 basambanirijwe mu rugo, naho 40 basambanirizwa ku mashuri, mu gihe abasigaye bagiye basambanirizwa mu nzira, mu modoka, mu mahoteli no mu nsengero. Igaragaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iy'abasambanijwe bagaterwa inda nk'uko byavuzwe na Minisiteri y'Ubuzima babyariye kwa muganga, bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa. Senateri Umuhire Adrien uyobora iyi komisiyo n'ibyagarukaho. Komisiyo yasanze bituruka hanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana. Ukaba uzi yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka, ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo. Twabonye kandi hari abantu bagikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane, akabona ni mubyara w'umwana wamuteye inda cyangwa se ni umwana bafitanye isano arera wasambanyije uyu mwana, akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana. Iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaha cyo gusambanya abana n'umubare w'abahanwa, usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya. Abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanywa ry'abana muri ibi bihe, batunga agatoki mu kudohoka kw'ababyeyi mu burere baha abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa. Uyu ni Senateri Uwera Pelagie na Senateri Uwizeyimana Evode. Iyo urebye nko kuri YouTube cyangwa za Facebook uburyo ziteye, nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigeraho bazikoresha. Umuntu wese ashyiraho inkuru uko ashaka, ushaka kuyifungura nawe akayifungura. Mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa, nk'uko hariho amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga, hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwakisesinga ku nkuru nk'izo ngizo. Computer yabaye nk'igikinisho umwana akinisha. Muri kwa kubura umwanya ko ababyeyi baramwana baramusigira laptop. Murebe kuri YouTube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ibi bintu turabikontorora gute? Ninde custodian w'ibi bintu? Hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa abakoze ibi byaha bikwiye kongerwa. Senateri Kanyarukiga Ephraim: ibihano byo gufunga imyaka 20 kugeza kuri 25, hakaba n'ubwo bigera kwa burundu. Esi imyaka 25 yaba wenda ari mike yakongerwa. Hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha, ngira ngo murabyumva. Hari n'abavuze ngo ufashe umwana ku nguvu bajye bamushahura. Zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo, haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse, abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato. Ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka 17 bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo, burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda. Turongera turabonana n'irinde ya kabiri, mbimubwiye nyine ambwira ko inda atariye. Ntekereza rero kuyikuramo ukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Maze gukoresha imiti ya Kinyarwanda hashize nk'ibyumweru 2 bibaye, wa muntu nyine amvamo arabivuga. Umwana biba ngombwa ko bamukura muri toilette twe twamusize. Hari izimbugira icyo kintu ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kunsura, ntabwo natinyuka kuvuga ati reka turebe umwana. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye, Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'abinkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana, kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage, ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurwanya kurandura burundu iki kibazo cyo gusambanya abana. Iyi myanzuro yagejejwe kuri guverinoma yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, tugushimire cyane. Reka noneho twakire Frank Habineza, umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda uhagarariye ishyaka ryo kurengera ibidukikije Democratic Green Party ryo mu Rwanda. Bwana Habineza, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Iki kibazo twumvise ko cyaganiriweho ku rwego rwa Sena, namwe ku rwego rw'inteko ishinga amategeko
mwaba mwarakiganiriyeho? yego ikibazo kirahari, ntabwo ari wonyine mu nteko ahubwo ni mu banyarwanda, ndetse icyo wumvise ni raporo yari yakoze yasohotse ku rwego rw'igihugu yagaragazaga uko abana batewe inda cyane cyane no muri iki gihe turimo cya korona, uko byagaragaye ko byiyongereye cyane kubera abana benshi bamaze iminsi bari mu rugo, ariko bikagaragara ko bahohotewe cyane n'abantu bo hafi, abo mu miryango cyangwa mu miryango yabo cyangwa se n'abaturanyi. Bigaragara ko abana benshi batwaye inda cyangwa bahohotewe. Ni ikibazo kiri mu sosiyete nyarwanda, ntabwo ari ikibazo gishya kimaze igihe, ndetse hari n'ingamba nyinshi zakozwe cyangwa zikorwa na n'ubu zigikorwa kugira ngo duhangane nacyo. Wenda izo ngamba muraza kuzitubwira mu kanya kari buze, ariko reka tubanze turebe uburyo kibageraho n'uburyo mumenya ko icyo kibazo gihari, kuko hari abavuga bati nubwo umubare w'abagaragara ko bahohotewe muri ubwo buryo ugenda uba munini, mu by'ukuri ntabwo ari wose, kuko hari abaceceka cyangwa bagahishira ko byababayeho. Mwebwe uburyo mufite nk'intumwa za rubanda bwo kumenya icyo kibazo mukimenya mute, bigenda gute? Ikibazo cyo guhohotera abana nk'uko nawe mbivuze, buri muntu wese arakizi kubera ko iyo tugiye gusura abaturage, tugiye mu giturage turabibona, ariko cyane iyo barije mu bigo by'amashuri barakubwira ati abana benshi bataye ishuri, babita drop out, school drop out, bavuye mu ishuri cyane kubera ko batewe inda, ndetse bamwe bahohotewe cyangwa bafashe ku ngufu. Nibo bikunze kugaragarira cyane, tujya tureba abana bavuye mu mashuri cyane abana b'abakobwa nyine iyo bakunze kugira iyo drop out. Noneho niyo mu nzego z'ibanze nabo bagenda bareba, nabo barakurikirana cyane bakareba abana bigaga batakiri kwiga, abana bagomba ko bari mu mashuri, bari mu kazi, bakaba bose bafite abana mu rugo barimo kurera abana, kuko bakunze kugira ikibazo cy'uko abantu babatera inda babihakana. None iyo babihakanye bikaba ikibazo kwandikisha umwana, kuko umwana kumwandikisha bisaba ko wagira se kugira ngo bamubaruze. Noneho akenshi mu nzego z'ibanze niho bikunze kugaragara iyo umukobwa ashatse kwandikisha umwana adafite papa we, noneho bamubuze papa we, rimwe rimwe umukobwa akamuhishira ntabivuge, bitewe n'uko hari igihe ababyeyi babigiramo uruhare, umwana akaba yafashwe ku ngufu n'umuntu wo mu muryango, ariko muri famiye bakashaka bakanga kubivuga kugira ngo we kwiteranya n'abandi bo mu muryango. Noneho ugasanga rimwe na rimwe uwo mwana ashatse kumwandikisha ku sekuru cyangwa nyirakuru, bikaba ari ibibazo. Ubwo bikagenda bimenyekana, tukagenda tumenya twese yuko hari icyatari abakobwa bari hariya bafite abana bakagira hasi. Ubwo byose amadeni akagenda agaragara cyangwa se imibare ikagenda iboneka gutyo. Muri uko gusura abaturage no kuganira nabo se hari ubwo babatekerereza ngo mumenye impamvu itera ibyo bintu, ko bigaragara ko ibirimo kuba muri iki gihe bitigeze biba mu myaka yabanjirije iyi ngiyi? Ibintu tutari tumenya ni uko kenshi usanga habamo gushuka abana b'abakobwa, bashukwa n'abakuze, bakababeshabesha babeshesheje utuntu, amandazi, kubabesha utuntu nk'utwo. Noneho bimwe bigaterwa n'ibibazo by'amikoro makeya aba ari mu muryango, umuhungu akamubesha ngo azamuha iki n'iki n'iki, noneho umukobwa agashukwa bikaza kurangira amutera inda, noneho nyuma yaho akaba yanamwihakana. Ariko hari n'igihe abana b'abakobwa bishora mu ngeso mbi, bakumvikana n'abandi n'abahungu cyangwa se bakubura nk'aho uko bakundanye, kandi mu by'ukuri bafite imyaka itari y'ubukure, bakiri hasi imyaka 18. Noneho byamara kugaragara ko ari ikibazo, wa muhungu akaba yahunga aho hantu akaza mu karere kamwe akajya mu kandi, cyangwa se igihe bajya no mu kindi gihugu yamaze kumenya ko byakomeye. Ibi byose twumva arimo ikibazo wavuga cy'amikoro makeya ari mu miryango, ariko ikindi kabaho n'ikibazo cyo kubeshwa, abana babeshwa bari gushukwa, n'abakabaho n'ikibazo cy'imyaka cy'abacurire mu miryango, usanga abana bamwe barabuze ukuri guhagije mu miryango kugira ngo bashobore kuba bagira umuco wo kwirinda. Mu ngamba ngira ngo wavuze harimo iyo nyine irimo kuganirwaho na Sena iherutse gusaba Leta ko yakongera ibihano, kandi ikaba yajya itangaza urutonde ku mugaragaro rw'abamaze guhamwa n'icyaha.
ko amategeko hano icyo cyaha bundi imyaka 25 kugeza ku gifungo cya burundu mu gihe buzima bw'umwana bwaba bwahitanywe n'icyo kibazo cyangwa se bwagizweho ingaruka zigaragara, ko ntekereza ko akarishye bihagije. Mwaba muteganya kuba mwasaba ko igihano cy'urupfu cyakongerwa kugarurwa mu mategeko y'u Rwanda? ibiyaga rero muri sena ntabwo ndizi ko turi umusenateri kandi twivugira sena, ariko kandi icyo navuga ku bijyanye n'igihano cy'urupfu byo ndumva icyemezo cyafashwe na leta y'u Rwanda yuko gikurwaho. Ndumva ntabwo kiri muri politiki yo kuba cyagaruka, kandi nta muntu washaka ko igihano cy'urupfu cyagaruka. Ikintu cyacimbujwe n'ubundi gufungwa burundu, aho gufungwa burundu ariko hakabona burundu by'umwihariko. Ndumva nibyo byashimbujwe. Ndumva iyo politiki yo kuba hagaruka igihano cy'urupfu ntabwo sinumva ko yakwaka mu Rwanda, ntabwo, kubera ko leta y'u Rwanda babyizeho neza cyane igihe ikibazo cyafatwaga, kandi ni ikintu twashimye cyane natwe. Frank Habineza, ukuriye ishyaka Democratic Green Party ryo mu Rwanda, ukaba unarihagarariye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite. Reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, turabashimiye kandi mujye amahoro y'Imana n'umwaka muhire. Reka noneho twakire umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango y'uburenganzira bw'umwana, akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana, Evariste Murwanashyaka. Bwana Evariste Murwanashyaka, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Reka ntangire nkubaza, ubwo duheruka kuvugana mu mwaka w'2019 wavugaga ko iki kibazo gihangayikishije mu Rwanda kandi gikomeje kwiyongera, n'ubu niko bikimeze? N'ubundi ikibazo kiracyahari, abana bacyasambanywa ku bwinshi, kuko nta mwaka n'umwe tujya munsi y'abana 15,000 batwaye inda nibura. Noneho ikindi kintu cyaje gutungurana cyangwa kigasa n'ikibabaje kuri iki kibazo muri uyu mwaka turimo unagendanye n'ibihe bya COVID, twabonye abana batewe inda n'abantu mu miryango yabo, harimo no kugeza ku babyeyi bababyara. Kubera yuko mu gihe cya COVID bari bari hafi n'ababyeyi babo, bari bari hafi n'abantu ba hafi bo mu miryango yabo, ku buryo hagaragaye amahohoterwa menshi yo gusambanya abana no kubatera inda bikozwe n'abantu ba hafi bo mu miryango yabo. Ikindi twabonye muri iki gihe cya COVID ni uko hari abagerageje gutera abana inda ndetse bakabatunga nk'abagore n'abagabo. Icyo nacyo ni ikintu tutari dusanzwe tumenyereye mu minsi yashize, babateraga inda ariko ugasanga birangiye aho ngaho. Ariko ubu hari uturere tumwe na tumwe nka muri Rusizi ndetse no mu tundi turere byagaragaye yuko nyuma yo gutera inda abana hari abagerageje kubana nabo nk'abagore n'abagabo, nubwo inzego z'umutekano zabihagurukiye abenshi bagafatwa. Ngira ngo rero navuga ko nta kintu urebye cyahindutse cyane cyane ugereranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize, nubwo ingufu nyinshi zikomeje gushyirwamo, ariko turacyabona imibare y'abana baterwa inda igikomeje gutera inkeke. Urebye kuri ibyo ruvuze, imibare y'abana batwara inda yiyongereye cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19, abana babana n'ababyeyi mu ngo, imibare yiyongereye ku ruhe rugero? Mbongira ngo imibare duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima ntabwo irashyira ahagaragara imibare y'abana batewe inda muri COVID bose muri rusange, ariko twebwe dufite imibare y'abana bagira nko kuri 500 mu turere dukeya, ku buryo niyo ukurikije n'indi mibare ugenda wumva cyangwa amakuru tuvana mu turere, usanga mu by'ukuri imibare itaragabanutse ugereranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize. Ubwo rero ntabwo navuga ngo uyu munsi hari imibare ifatikanya kuri yabo byabayeho muri COVID, ariko dufite amakesi y'abo bana bagiye baterwa inda n'abantu mu miryango yabo kandi tutari tubimenyereye. Ubwo nayo nimara kujya ahagaragara tuzabibamenyesha, kuko imibare y'umwaka 2020 ntabwo Minisiteri y'Ubuzima yari yabishyira ahagaragara. Naho ibyo nanone waruvuze bijyanye no kubatera inda barangiza bagashaka kubatunga, abo se ni abasanzwe badafite abagore, ni urungano rwabo cyangwa ni abantu bakuze? Byo bihagaze bite mu magambo arambuye? Ntabwo navuga ngo ntabwo ari abantu basanzwe bafite abagore, ahubwo ni abantu b'urubyiruko bari hejuru y'imyaka 23. Ariko rero nyine nk'uko mubizi, umwana w'imyaka utarageza ku myaka 18 ntabwo yemerewe gushyingirwa, abahohotewe ubugira kabiri, ndetse n'itegeko tugenderaho ntabwo ryemera ko umwana uri munsi y'imyaka 21 abana nk'umugore n'umugabo. Aho twabonye amakesi y'abantu bari hejuru y'imyaka 23, 24, 25
bagerageje kubana nk'umugore n'umugabo n'abana bari munsi y'imyaka 17 nyuma y'uko babateye inda bakumva yuko igisubizo cyabanguka ari uko babana nabo nk'abagore n'abagabo bumva ko wenda hari bibwira ko ari ukubagirira impuhwe. Naho ubu ugereranije uko bimeze ubu n'umwaka ushize imibare ihagaze ite? Byaba byaragabanutse cyangwa byarushijeho kuzamba? Turindiriye imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo turebe, ariko ikigaragara nuko nta kintu kinini umuntu yavuga cyagabanutse, kuko n'ubundi amakesi y'abana baterwa inda dukomeza kuyumva, dukomeza kugenda twumva akarere runaka abana 500, abana 700. Mu by'ukuri nta kinyuranyo kinini cyane kizabamo nubwo wasanga hari ibyagabanutse. Birumvikana ko mukora ubushakashatsi buri mwaka cyangwa se wenda buri gihembwe, ukurikije uko ubushakashatsi mukora bubyerekana, mubona ubu bwiyongere budasanzwe buterwa n'iki? Ibi bintu biraturukaye? Ngira ngo twebwe mu bushakashatsi twakoze hari ibintu bigera kuri 4 byashyirwaga ku isonga. Ikintu cya mbere kwari ukutanyurwa kw'abana, ugasanga abana ntabwo bari kunyurwa n'iby'imiryango yabo itunze, ariko bigaterwa nanone n'uko imiryango itabonera abana umwanya wo kubaganiriza ngo ibasobanurire ko uburyo bagomba kubana na bikeya imiryango yabo itunze. Niyo umwana adashobora kuboneka yo ku ishuri, niba ababyeyi b'umwana badashobora kubona amafaranga yo kurihira umwana ku ishuri, umwana ugasanga ahuye na wa muntu umushyigisha irindazi aramusambanije. Biba byatewe n'uko wa mwana irindazi ararishaka, wa mwana iwabo ntabwo basobanura uburyo agomba bamufashije kuba muri bwa bukene cyangwa muri ya mikoro makeya y'umuryango wabo. Noneho hakabaho n'icyo ngicyo nubuze cyo kuba abana muri iki gihe turi mu gihe cy'iterambere, umwana arabona umuntu atunze telefone y'ibihumbi 200 nawe akifuza kuyitunga, nta bundi buryo yayibonamo rero bitanyuze muri abo bantu bamufuka bakamushora no muri izo ngeso. Icyo nicyo kimwe cya mbere kandi twabonye. Ikindi twabonye nuko amakimbirane yo mu miryango nayo namwe atuma abana batisanzura mu miryango, ugasanga umwana ntabwo yishimiye umuryango we. Amakimbirane y'umuryango agira ingaruka ku bana. Ayo makimbirane y'umuryango rero ugasanga atumye yorohereje babandi basuka abana nabo kugira ngo babe basuka abana bitewe n'ibibazo baba barimo by'imiryango yabo. Ikindi twabonye nuko hari abana batari basobanukiwe cyangwa badasobanukiwe n'ubuzima bwabo bw'imyororokere, bafite amakuru make ku buzima bw'imyororokere, ku buryo umuntu usanga hari ingero tujya tugasanga nk'umugabo yafite umwana w'umukobwa ati nituryamana nijoro ntabwo inda ishobora kujyamo nijoro, ntabwo inda ishobora kujyamo ku manywa. Ugasanga kuba badafite amakuru, bamwe badafite amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nacyo kikaba imwe mu mpamvu yatumaga cyangwa ituma dukomeza kubona abana baterwa inda ku bwinshi. Ikindi navuga ko nanone harimo kuba abagabo abenshi baradohotse ku nshingano za kibyeyi cyangwa ku muco nyarwanda, kumva yuko umuntu w'umugabo ajya gusamba kuryamana n'umwana w'imyaka 13, 14. Harimo no guta umuco kuri bamwe mu bagabo, ku buryo nacyo usanga ari imwe mu mpamvu zituma dukomeza kugira amakese menshi agenda yiyongera. Naho iki cy'ababyeyi se waruvuze basigaye nabo baboneka ko basambanya abana babo, cyo mu gisobanura mute mu bushakashatsi bwanyu? Ngira ngo iki ngiki cyo muri kuri twebwe n'agahomamunwa, kuko dukora ubushakashatsi ntabwo twari twagize tubona mu makese y'abana batenda n'ababyeyi babo cyangwa abantu mu miryango yabo ya hafi. Ariko byagaragaye muri iki gihe cya COVID, navuga yuko wenda sinzi ukuntu nabyitanye, navuga yuko ari nk'amahano twagushije cyane, reka mwite gutyo, kuba ababyeyi benshi barataye umuco, baratekutse ku nshingano za kibyeyi, kuba bamwe banabikoresha no kuba bafashe ibiyobyabwenge, akumva ko akaza akanywa yatinda akadukira umwana wiwe, wenda rimwe na rimwe yamwitiranyije n'undi muntu, wenda reka mwite gutyo. Ibintu by'ubusinzi, ibintu by'ibiyobyabwenge, ibintu byo guta umuco, nacyo ni kimwe mu mpamvu zatumye tubona abantu bo mu miryango y'abana basambanya abana bibyariye cyangwa abana bo mu miryango yabo. Hari abavuga ko abana nabo bo muri iki gihe batoroshye babifitemo uruhare, bashingiye wenda ku byo babona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku byo babona bikorwa mu bindi bihugu. Ibyo nabyo murabyemera? Ku ruhande rumwe navuga yuko nubwo umwana atagomba gushinjwa icyaha, kuko abenshi na kenshi ibyo twajyaga kubivuga cyane, tuza kuba dufite imibare myinshi y'abana basambanye cyangwa bagaterana inda hagati yabo ubwabo, ariko bagiye baziterwa n'abantu babaruta. Kuba baragiye baziterwa n'abantu babaruta rero byumvikane ko habayemo gutukana cyangwa gufatirana, tutirengagije ko nanone wa mwana, uyu mwana uterwa inda uyu munsi nanone hagati y'imyaka 15, 14, 17 gutyo, aba ari mu gihe cy'uburumbuke. Kandi umwana mu gihe cy'uburumbuke twese turabizi yuko umubiri w'ubushyushye ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bworoshye, yatigishijwe uburyo bwo kubana n'ubwo burumbuke bwiwe,
cyangwa n'ubwo bugimbi bwiwe mu by'ukuri ntabwo uruhare runini twabushyira ku bana cyane kubera yuko abana ni batoya bakabikorwa n'abantu bakuru babaruta ariko hari n'abana bensire bagwa muri uwo mutego bitewe n'uko bananiwe gukontorora cya gihe cy'uburumbuke cyangwa cy'ubugimbi bwabo barimo. Iki kibazo rero abasenateri bo mu Rwanda baherutse kukiganiraho bagaragaza ko bahangayikishijwe cyane n'ubu bwiyongere, bavuga bati iki kibazo kiranze kirarandagatanye gikomeje kuba ingorabahizi. Bamwe bakavuga bati amategeko ahana iki cyaha niyongere kuremerezwa, abandi bakavuga bati abahamwe n'iki cyaha nibashyirwe ku rutonde batangazwe mu ruhame kugira ngo bibere abandi urugero be kuzatinyuka kugisubira. Mwebwe mu miryango irengera abana ibi bitekerezo mubibona mute? Ikintu cya mbere cyo kuba hakorwa urwo rutonde rw'abantu bahemukiye abana rugatangazwa, twebwe umwana warengera umwana turabishyigikiye kw'ibyo mibare kw'abo bantu batangazwa, kuko arega n'ubundi aretse ko n'ubundi baba banafunze, abazatangazwa ni abamaze gukatirwa n'inkiko baba banafunze n'ubundi abariko bari kugira ngo n'abandi wenda abagabo bagenzi babo babyumvireho, ariko twebwe turabishyigikiye ariko bigakorwa mu buryo butabangamira umwana, yaba umwana watewe inda ku buryo bitamugiraho ingaruka, yaba abana bakomoka ku muryango wa wa mugabo ufunze ugiye gutangazwa, kuko iteka ibyo dukora byose tubikora ku nyungu z'abana. Ntabwo rero bikwiye ko umwana wenda watewe inda bamutangaza muri urwo rutonde, bazajya batangaza amazina y'abo bagabo ariko hadatangajwemo imyirondoro y'abo bakoreye icyo cyaha. Ibyo ntacyo bikwiye, kuko no kugira ngo n'abandi wenda abagabo ubone nk'uwo wari usanzwe uzi ariko urwo rutonde wenda byagerageza kugira abo bitinyisha. Ikindi ni uko kuvuga ngo kongera ibihano byo cyangwa kuvugurura itegeko nta kidasanzwe kirimo, kuko itegeko tugenderaho uyu munsi rihana ibyaha muri rusange ryavuguruwe ngira ngo muri 2018. Ibihano birimo biraremereye rwose, imyaka 25 n'imyaka 20 idashobora kujya munsi, noneho byaba byagira ingaruka ku mwana ukaba wahabwa n'icyo gihano cya burundu. Mu by'ukuri igihano ntabwo ari gitoya, igihano ntabwo ari gitoya, ahubwo abantu bakwiye gutekereza ngo ngewe mugabo ni ngewe wifuza kujya kumara imyaka 25 mu munyururu. Abagabo bagatekereza ku bana babo bagiye gusiga ari imfubyi, yaba abo babyaye kuri uwo mwana bateye inda ndetse n'abana basanzwe bafite kuba bafite, ariko agatekereza no ku buzima bwiwe bwose bugiye kurangirira mu munyururu cyangwa ugiye kumara imyaka 25 mu munyururu hejuru y'ikintu yagombaga kwirinda. Ntabwo ari guhindura itegeko ngo igihano cyongerwe rwose, ntacyo byahindura cyane kuko igihano n'ubundi gisanzwe ari kinini, ahubwo abantu bakwiye kwigishwa iby'iki gihano, abantu nibura bagatinya iki gihano, abantu bagatinya imyaka, aho niba badashobora gutinya icyaha cyo gusambanya umwana batinya iki gihano cyo kuba ugiye kumara imyaka 25 imyaka 20 mu munyururu. Mu by'ukuri nacyo ni igifungo kitari gitoya, ariko kuba ngo ngo bacyongere kiri kucyongera ukazana n'igihano cyo kwica, kandi ntabwo byashoboka mu Rwanda, nta igihano cyo kwica tukigira. Ubwo rero numva icy'ingengaruka abantu bakwiye kwigishwa bagasobanukirwa n'iri tegeko, bagasobanukirwa n'ibihano bihana iki cyaha, ku buryo buri wese najya no kugikora abazi yuko iki gihano kimutegereje. Mu kanya gato turaza kugaruka mu byo murimo gukora muri iki gihe mu rwego rwo kurwanya icyo cyaha cyangwa se gushakira icyo kibazo umuti, ariko reka maze nkubaze, ibi bintu mwe mukora ubushakashatsi mubona biba mu Rwanda gusa cyangwa no mu bindi bihugu mubona iki kibazo gihari? Ntabwo ari mu Rwanda gusa, no mu bindi bihugu birahari cyane, ahubwo iyo ugiye kure usanga mu Rwanda ariko dufite imibare mikeya, kuko hano hakurya za Uganda no mu bindi bihugu duturanye usanga imibare iri hejuru. Ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda. Ahantu wenda ubona bidakunda kuba cyane ni mu bihugu nk'ibyo byateye imbere za Amerika n'Uburayi n'ahandi, n'ubona hari amakesi make y'abana baterwa inda, ariko mu bihugu byacu bya Afurika ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda wonyine. None se aho mwari muvuze nk'aho mu bihugu bya Amerika n'Uburayi kuba bitahaba cyane, mutekereza ko ari impamvu zo kujijuka kw'abaturage cyangwa ni ukubera ko bazi ko itegeko ari itegeko igihe icyo ari cyo cyose babikinishije byababera ikibazo? Tubitekereza mu buryo bugera nko kuri bubiri. Mu bihugu byateye imbere ababyeyi baha umwanya abana babo, umwanya munini cyane, umwanya munini umubyeyi aba ari kumwe n'umwana ari kumuganiriza ku buzima bw'imyororokere, iki gikoze wahura n'izi ngaruka, iki gikoze wagikora wirinze gutya. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ababyeyi bafata umwanya munini wo kuganiriza abana babo ku buryo badashobora kugwa muri uwo mutego, cyangwa n'abawuguyemo mu by'ukuri bakawugwamo bazi neza ko baguye muri uwo mutego. Ikindi ni uko
n'ubundi mu bihugu byateye imbere usanga kenshi na kenshi abantu basobanukiwe n'itegeko, abantu batinya kuba umuntu yafungwa igihano cy'imyaka 20-25. Izo parameters zombi zirahari, ariko ikiri nyamukuru nuko ababyeyi bafite umwanya munini wo kuganiriza abana babo. Reka noneho tugaruke ku cyo mwebwe impirimbanyi z'uburenganzira bw'abana mukora muri iki gihe. Ibyo bintu ko byanze bikaba bikarandagatana bigakomeza kuba, nubwo umaze kumbwira ko biri mu bihugu hafi byose, mwe iyo ntambara murimo murayirwana mute, murakora iki? Intambara n'ubundi tukirwana nk'uko nigeze kubikubwira ubushize ko twatangije ubukangurambaga cyangwa dukomeje ubukangurambaga bwo kuganiriza abana kugira ngo nabo bagire uruhare muri iyi ntambara ibugarije. Ikindi ni uko dukorana n'inzego zose, hakabaho gushakisha bano bantu bateye bano bana inda aho bishoboka bagakurikiranwa, ndetse twebwe nka karado by'umwihariko twazanye muri ikindi kintu cyo kuba twarashyizeho abavoka bo gufasha bano bana kuregera indishyi, kuko wasangaga umwana avuga ati ngiye sindatanga amakuru ku muntu wanteye inda kuko nibamara kumupima imyaka 25 nta kintu nzabona, wenda yari kuzajyamo 1000. Ariko ubu twashyizeho abavoka bo kubafasha kuregera indishyi ku buryo urubanza rurangira cyangwa rutangira hari umwavoka uri gufasha wa mwana, nubwo bitaragera kuri bose ariko twarabitangiye dufatanyije na Minisiteri y'Ubutabera, ku buryo nkeka ko nabyo ni bimwe mu bizatanga igisubizo ku buryo abana bazatinyuka kujya batanga amakuru ku byabayeho kubera ko bazi ko bazabona indishyi. Ikindi ni ubukangurambaga n'ubundi mu bantu bose, gukangurira abagabo kwirinda abana, gukangurira abagabo bijyanye n'uburyo iki cyaha kigira ingaruka mu buryo bubiri, kigira ingaruka ku bana babyaye, kigira ingaruka kuri bo ubwabo bagiye kumara ubuzima bwabo mu munyururu cyangwa imyaka 25, kugira ngo buri muntu wese nk'uko nanimivuze nibura aho gutinya icyaha atinye n'itegeko, atinye n'iki gihano mu by'ukuri ko kimutegereje. N'ubukangurambaga mu mashuri, ibiganiro ku maradiyo, n'ubukangurambaga mu by'ukuri n'ubuvugizi aho bishoboka kugira ngo leta igire icyo ikora, niba ari ukongeramo ingengo y'imari yo ku bijyanye no gukumira, leta ibe yakongeramo iyo ngengo y'imari. Ariko natwe turi mu rugamba rwo gufatanya n'izindi nzego zose kugira ngo dushyire ingufu nyinshi cyane mu gukumira kurenza uko turi guhangana n'ikibazo twamaze guhura nacyo. Wari uvuze ku kintu cyo kuregera indishyi, abavoka gufasha abana kuregera indishyi kuba byaba byabayeho, hari abamaze kuregera indishyi no kuzihabwa bagaragaye? Twebwe nka karado by'umwihariko abantu tumaze gufasha abana 20 kuregera indishyi, muri bo imanza 5 twabashije kuzitsinda, reka mbyite gutyo ku buryo n'indishyi urukiko rwamaze kuziporonosa. Hari bamwe batangiye kuzihabwa ariko n'abatarazihabwa harindiwe yuko abahesha b'inkiko bajya kurangiza izo manza. Ntago mu guca indishyi harebwa ku bintu bigera nko kuri 2, harebwa ku bushobozi bw'uwo mugabo wakatiwe ugomba gutanga indishyi, akareba ku muryango asanzwe afite, niba yari asanzwe afite abana, itegeko rivuga ko bagomba no kureba no kuri side y'abana basigaye atarabajya ahandi bakagira indishyi. Kugeza uyu munsi ni 1,000, 2,000,000 biterwa n'ubushobozi bw'uwateye inda ndetse n'umuryango afite, ku buryo nibamuca n'indishyi bitazahungabanya n'umuryango usigaye. Depite Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira ibidukikije mu Rwanda yavuze ko hari n'ababyeyi bamwe bahitamo kwicecekera cyangwa se bagahishira ababa bakoreye abana babo ibyamfura mbi rimwe na rimwe kubera ko aba ari abantu bo mu muryango cyangwa se hari izindi mpamvu zituma badashaka kubashyira ku karubanda. Icyo kibazo mwe mu baharanira uburenganzira bw'umwana mukibona muti? N'ubundi biracyagaragara kuko ngira ngo nk'uko tugenda tubibona dukurikije n'amakuru tuvana mu butabera, kugeza uyu munsi nta nubwo twageza kuri 20% y'abakurikiranweho kino cyaha ku bagikora. Ibyo bigaterwa, ntabwo biterwa n'uko leta idafite ubushake bwo kubahana, ntabwo biterwa ko inzego zacu z'umutekano zidafite ubwo bushobozi, ahubwo biterwa n'uko amakuru akabura, ugasanga ya miryango yo kubana iri kunga abana n'ababateye inda, ugasanga ngo ntitwizemo tujye kuvuga umuntu wateye umwana wacu inda kandi wenda dufitanye isano. Mu by'ukuri ibyo nabyo biracyahari ndetse na cyane ku buryo niyo mpamvu abagezwa imbere y'inkiko kugeza uyu munsi ari bakeya. Ibyo bintu mubyitwaramo mute? Icyo dukora n'ubundi ni ugukangurira iyo miryango ko ari uburenganzira bw'umwana kugira ngo ahabwe ubutabera, ndetse no kubamenyesha ko udatanga amakuru ku mwana wahohotewe kandi ubizi nacyo ari icyaha ndetse kinafungirwa, gishobora no gufatwa nk'ubufatanyacyaha. Bamara gusobanukirwa ko nabo hari ibihano bishobora kuba bahura nabyo igihe babikoze muri ubwo buryo, bagatinyuka gufasha abana bagafasha abana babo kugira ngo batange ibirego. Ariko aho byagaragaye ko bamaze kugunga byumvikana n'abitegeko rirabafunga, dukorana n'inzego zibishinzwe nabo bagakurikiranwa.
ndaho ubutumwa ababyeyi ko bagomba kugaruka ku nshingano za kibyeyi bakaba uruhande rw'abana bakabasobanurira uko iterambere barimo riri kugenda n'uburyo bagomba kuryitwaramo, abafite ubushobozi bukeya bagafasha abana babo kubana na bwa bushobozi bukeya, ariko bagafata n'umwanya uhagije wo kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere. Ababyeyi bakajya bumva abana ku buryo mu by'ukuri abana ibibazo bafite nabyo babibwira ababyeyi aho kugira ngo abana bahure n'ibibazo babure n'uwo babibwira. Ikindi ni uko ababyeyi nanone bagomba kuba ba mbere mu hagurukira gukumira amakimbirane yo mu miryango, kuko twabonye ko agira ingaruka ku bana ndetse bikabaviramo n'ubusambanyi bubaviramo gutwara inda. Mu by'ukuri ababyeyi bakongera bakagaruka ku muco, bakaba abana hafi, bakabaganiriza, ndetse n'abaturanyi nabo babona umwana ugiye nko guhura n'ikibazo nabo bakaba bamufasha kugira ngo bafate umwana wese nk'uwabo. Ikindi ni uko iki kibazo ntabwo gikwiye gukinishwa, ntabwo gikwiye kuba gifatwa nk'ikibazo gisanzwe. Buri munyarwanda wese akwiye kugifata nk'ikibazo kidasanzwe, ku buryo buri wese akigira icye, buri wese akagihagurukira kumva yuko atari inshingano ya karado, atari inshingano ya minisiteri y'ubutabera, atari inshingano ya mijeprofe cyangwa ibindi bigo bifite bihuriye n'abana, ahubwo buri munyarwanda wese akumva ko ari inshingano ze zo kurengera umwana cyangwa zo kwirinda umwana ku bagabo babikora. Ikindi ni uko abana ubwabo nabo bagomba kumenya ubutumwa bw'uko bagomba kuvuga oya imbere y'ababashuka, cyangwa igihe bahuye n'icyo kibazo bakaba batanga amakuru ku byabayeho kugira ngo bantu babikoze bakurikiranwe n'ubutabera. Mu by'ukuri ni ikibazo kigiye gufatwa na buri munyarwanda wese nk'ikibazo gikomeye, ndetse akakigiramo uruhare kugira ngo tugikumire, kugira ngo twirinde gukomeza guhura n'ibibazo nk'ibi ngibi. Bwana Evariste Murwanashyaka, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya n'ikiganiro uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Mu gihe icyo kibazo gikomeje kwiyongera, ariko hari abavuga yuko gishobora kuba giterwa n'imitekerereze ya muntu. Nicyo cyatumye twiyambaza Dr Albert Gakwaya, aradufasha kudusobanurira niba bishoboka koko ko yaba ari indwara cyangwa se bishingiye ku mitekerereze, anatubwire uko umuntu ashobora kubigenza ngo yirinde icyo kibazo. Dr Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane Jeff, murakoze cyane. Ubutumire bwanyu, nishimiye ubutumire bwanyu. Yego, urakoze nawe kubwitabira. Dr Gakwaya, kuki abantu bakuze bisanga bagiranye imibonano mpuzabitsina n'ingimbi cyangwa se abangavu, imiyabaga mu rurimi rw'ikirundi? Haba hari uburyo bw'imiterere ya muntu butuma bino bintu bibaho? Nagerageza kubisobanura mu magambo maremare, ariko banza kwisegura cyane kuko turakoresha imvugo isa nkaho izimije, kugira ngo niba hari nk'umwana udukurikiye tumva tuvuga ibyo abakoroni batwumvise ko ari ibishitani, kandi ari ibintu nyine bikwiriye kubaho mu bantu, binakwiriye no kwigishwa. Twanabyize noneho tugera uko ubiganira mu bantu, rimwe na rimwe tugera ugafatwa ko wize n'ibishitani koko rimwe na rimwe ukurikije. Niyo mpamvu rero ngiye gusaba ko ndagenda nzimiza naho mutumva mugende mumbwira. Biremewe koko ko ntabwo ushaka kuvuga ko byemewe, ndavuga ko bibaho cyane kandi binazwi ko abantu benshi bakuru bamaze kugera ku myaka igiye hejuru, hari igihe umubiri wabo cyangwa se ubushobozi bwabo cyangwa se umubano bari kumwe n'uwo bari kumwe mugenzi wabo utabagendekera neza, noneho bigatuma habaho hazamukamo akantu kameze nko kujya gushaka ahandi ashoboye, kuko wenda iwe biba bitakunze. Ukiri aho ngaho sa n'ugerageza, wari uvuze uti ndibuze kugenda nzimiza, ariko ndaza kugerageza nanjye kugenda mfasha abateze amatwi Ijwi ry'Amerika gukurikirana. Nkaho wari uvuze ngo umubiri utabagendekera neza, sa n'ugerageza hari igihe ku bagabo cyane cyane, kuko nibo tugiye kugarukaho, nk'atari uko mbaha bivuga ko ariko bagakwiriye kubigenza, ubundi bagakwiriye kujya gukonsulita, kujya kureba nyine umusekisologe cyangwa se umupsikologe cyangwa se n'umupsikiyatere cyangwa androloge, noneho bakaba bagufasha kongera gusubirana ubukaka n'ishema mu byo wari usanzwe ukora. Kuko hari igihe umubiri bikunanira, bibura umurego ugera kuri cya gikorwa kigera ku ndunduro, ariko bitapfiriye aho gusa. Hari nk'igihe usanga wenda byatewe n'indwara zigabanya ubushake bw'umurego, kuko burya buri mugabo buri gitondo mu guhera mu rukerera yasinziriye neza, umubiri ubwonko bwongeye kuruhuka, hari igihe ujya kubona ukabwirwa n'uko umubiri wawe wagize igitsina, ndavuga ikivumbikisho cy'umugabo, yagize umurego. Iyo kitagira umurego kenshi, icyo gihe uba utangiye kujya kureba niba udafite ikibazo
cy'indwara z'umuvuduko w'amaraso cyangwa se umutima, icyo gihe bakagufasha, cyangwa se haranavutsemo za diyabete cyangwa se n'impyiko zirimo kugira ikibazo. aho ngaho ni utuntu abantu bakwiriye gukora, abantu b'abagabo kugira ngo bajye gushakishiriza kuri twa twana, kuko harimo rero n'abo bidakundira kongera kugirira desire sinzi uko wakivuga mu cyongereza cyangwa se mu kinyarwanda, ni icyifuzo uwo bashakanye bitewe n'uko yitwara. kuko hari igihe twese murabizi, hari igihe tuvuga tuti twarimariye, twashatse abagore cyangwa twashatse abagabo, ugasanga umuntu ntagikora ikintu gituma wa mugenzi we amugirira amurotaho, amugirira icyifuzo. none se dogiteri, tukiri aho wenda tutarajya kure, wari uvuze kuntu umurego ushobora kugenda ugabanuka ku mugabo bitewe n'imyaka yaba afite, ariko nanone nkibaza ntese iyo ugabanutse ntuba ugabanutse, ni iki cyatuma utagabanuka mu gihe ari kumwe n'umuntu mukuru nk'uko wagabanuka mu gihe ari kumwe n'uwo mwana w'umwangavu cyangwa se w'umuyabaga, ko n'ubundi umubiri we udahinduka? ni iki gituma habaho iryo tandukaniro? iyo basanze nta ndwara zirimo zituma uwo murego ugabanuka, wenda cyangwa agasomborotso, ndavuga yabonye wamufasha we, cyangwa se yabonye uwo basanzwe babana, ibice bye bishamadura bigasembura wa mugabo, bikamutera mu mutwe ikintu gikomanda cya gitsina guhagarara. ni ukuvuga ngo nta ndwara irimo y'umubiri aba agomba wundi kubizana akamera neza, ntibigende bikora bicika intege se, cyangwa ngo bimara akanya gato biba bihagaze byongere bicika intege, byongere bihinduke bicika intege nka cya gitsina cy'imbata. ni ukuvuga ngo ibyo bita penifrase. ni ukuvuga ngo uko umwana muto rero, kubera ko we hari byinshi cyane. hari ikintu cya mbere, kubera ko agakobwa kakiri gatoya ku bantu b'abagabo, icyagaragaye no mu bushakashatsi bwinshi no mu nyandiko nyinshi twagiye twiga, kuko tutazivuga muri aka kanya, zo icyo bita mysteri. ni umuntu mushya, ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi bitangaje, kubera n'ubwiza, kuko kaba kakiri gatoya, kaba kagifite mwene iby'inyuma, noneho tuza kwinjira mu byo mu mutwe. noneho rero ikindi, iyo ari umwana kaba gakeneye kuvumbura buri gihe, kagerageza no gushakisha ibintu byose bituma kagaragara. noneho no kuba akenshi na kenshi abantu benshi nk'abo ngabo baba bafite abandi bakorana, bamaze igihe kirekire, baratangiye kuba umubano wabo baratangiye kuba ibintu bisanzwe, nta muntu ukimubwira ngo ukora iki neza, ndetse bakabona ari kumwe n'umuntu umubwira ngo umeze neza, ngo ndakubona neza, bimeze gutya. noneho bigatuma na wa wundi yongera kumva ari umuntu, wa mugabo yongera kumva ari umuntu ukunzwe, ufite za performance. ariko noneho byagera by'umwihariko, byagera mu cyerekeranye nuko na turiya twana tuba tureba n'indoro, irogare cyane cyane mu cyerekeranye n'indoro. indoro ituma ukuntu aba kureba, areba umuntu mukuru, nawe ashaka kumureba, byonyine byongera ubukana mu cyerekeranye na ya desire, na cya cyifuzo, na kwa gusubira kugira intege nyinshi zo gusomboroka biza kuganisha kuri kwa gucana umuriro, uganisha kuri cya kivumbikisha. noneho si aho ngaho bigeze gusa, n'ukuntu umuntu mutoya, kubera ko abashakisha cyane cyane ko banafite n'ubushobozi bukeya, imwe aba ashaka kumenya, aba ndetse n'ibivumbikisho, ndavuga igitsina kiba kikiri gitoya, kitaramenya ibyo bintu byinshi. aho ngaho rero ugasanga rimwe na rimwe icyo cyubahiro, uko kubaha, kugirira ini consideration, gusa nkaho ubu ni umugabo, abona uwo mugabo nk'umuntu wubashywe, biyongera, kuko burya ku mugabo naturellement, umugabo burya ikintu asaba niyo inconsciemment atabishaka, nuko agirirwa icyubahiro, nuko icyo akoze cyemerwa, wanagikosora ukagikosora, ariko washimye icyo yakoze cya mbere. noneho abagabo bo urumva ku bana batoya b'abakobwa baracyemera, kandi akenshi baba barimo kwishakisha, kuko imyaka twavuze y'ubugimbi, y'ubwangavu, ni imyaka ya identity, yo kwishakamo uwo azabaho.
noneho aho ngaho rero abashaka kugira ngo basosiye muri cya gikorwa noneho bigeze rero mu mubonano muri cya gikorwa ngirana kibanza guhera mu mutwe noneho cyageze ahandi bagera kuri bya bivumbikisha ahandi mu rugo agera mu rugo kuko uko umuntu akura uko umugabo akura hari uko agenda agira ibigize igitsina cy'umugabo bigenda biba binini ariko hakabamo na za prostate zigenda ziba nini cyane ndetse bikagabanya ubukana bwo kugira bw'umurego ariko by'umwihariko ku mukobwa ku mudamu nawe uko agenda akura ukabyara niko za nzungano zigenda ziba nini rimwe na rimwe rero rwa rwungano rw'umugabo ruzagerayo ntirubashe gukora hirya gosha droite kuko nongera nsubiremo muri kiriya gikorwa kigera ku ndunduro abantu bose baba bagomba bihera mu mutwe bakazagera ubwo babigezaho hariho abaryoherwa biturutse ku hariho bumva ibyishimo umunezero biturutse kuko umugabo akoresha igitsina cyangwa se n'uko umugore yitwara kuko uko umugore yitwara mu mibonano nibyo byongera ubukana bw'umurego w'igitsina cy'umugore. Ubwo se abo bana ko baba batanabizi sinavuga ngo ntibabizi ariko ugereranije n'abantu bakuru ko umuntu yakaba yatekereza ati ntabwo bafite uburambe muri byo nk'abantu bakuru ni ubuhe buryo bitwara bwatuma ibyo bitekerezo ubwo bushake burutaho kuza urumva nk'umugabo kenshi na kenshi uri mu rugo iwe utajijukiwe n'ibyo bintu byo n'umugore we ko bagomba kubiganira ngo bahindure uburyo bwo kubikora ngo buri wese yerekera n'ukundi abikora ndetse bajye no kubikora babanje kuryoherwa babanje gutangirira hamwe kuko hari ibintu bibagirwa mu bantu benshi bamaranye igihe icyo bita ibibanziriza gukora umubonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo ni ugutegura mugenzi wawe nawe akagutegura hari igihe usanga byitirirwa iby'umugabo gusa umugore we ntagire icyo akora ndetse byajya no kuba ugasanga uwo mugore wenda aryamye aho cyangwa se umugabo nawe aratangira ahita arangiza urumva cyangwa se biragera hagati bikamupfana nta n'icyo arwaye kindi ari uko wenda uko byegerana uko byaba ibitsina byombi muri forotoma ntabwo ya excitation ndabona nko gucana ikibiriti bihora gucana ikibiriti kugicanura cana noneho bikazageraho wa muriro ukazagera hahandi byongera bwa bukana bw'umurego noneho ariko ku mwana mutoya we kubera ko biba ari bitoya cyane rimwe na rimwe akagaragaza n'ubushobozi buke bwo kwihanganira ubwo kwinjira cyangwa se akanabigerageza kukumvisha ko wenda arimo kubabara ko aribwo bwa mbere akibikora niko bikunda kugenda effectivement noneho ugasanga wa muntu asubiranye bwa bugabo bwa kera yumvise avuga ati atangaha rwose nkorera ko bigenda uriya yaragiye kuzanyita numva ko ntari umuntu ushoboye ugasanga rero ka kandi gatoya kubera kuniha gutaka kugira gute ibyo mbiboneye amagambo kubera kuniha gutaka kugira gute kongera ubukana nuko uwo mwana biba bimeze n'indero na rogare ndetse wenda rimwe na rimwe n'ibyuya n'ibiki bigaragaza ko rwose ari mu gikorwa gisa nk'aho cyageze iyo kigera cyamugejejeho iyo kigera ariko ku wundi we yabanaga nawe rimwe na rimwe yahoraga amusaba imbabazi atinya kugira impano mbabarire none sinzi uko byagenze nirirwanye stress ugasanga wenda n'undi ntabyihanganiye araraka yahita yindukira cyangwa se abivuyemo rimwe na rimwe no mu biganiro abantu babana igihe kirekire bakanabivugana ugasanga umugabo birakomerekeje muri kamere ye bwite icyo bita blessing narcissistique ariko yagera ahandi akabishobora kandi ari n'umuntu nanone kakandi gatoya gifite amasharume y'umuntu ukiri mutoya gifite bya bindi bya innocence noneho yahagera akabona akoze icyo nakwita nko kumunoza akanatinda cyangwa se akabanguka muri kwa kurangiza mu kugera ku ndunduro
ibyo rero urumva sinzi niba nsobanuye neza, wenda wakomeza ukansobanuza. Gusa icyerekeranye n'uko hamwe bishobora cyane ahandi bikamunanira kubera ibyo mugenzi we bamwiteguyeho, ndetse akanabifashwamo kutabigeraho n'uko wenda rimwe na rimwe inzungano ziba zaragiye zirushaho kuba nini, zirushaho gukenera ingufu nyinshi kandi undi aho atarimo kugenda ageraho cyane. Ndibwira ko aho noneho byumvikana ko ishobora kuba ari imwe mu mpamvu zatuma abantu bakuze bashakisha aho bakura uwo munezero bamwe muri bo baba batakibona. Ariko tarava kuri iyo ngingo hari akantu wavuze ntabashije gusobanukirwa, ko wavuze uti indoro, unabivuga mu gifaransa uti rogar, indoro yo ni iyihe ndoro abo bana bagira abantu bakuru baba badafite? Ni uwuhe mwihariko kuri iyo ndoro? Gerageza gusa n'usobanurira abaduteze amatwi ikintu kiva muri iyo ndoro n'ukuntu ibiteye gutuma umugabo yakumva ko hari ikintu yabuze hariya akaba akibonye hano. Indoro yo yonyine ntabwo ihagije. Ni imwe hari icyo bita kiriteri nyinshi, hari izizana burundu nk'umuntu ushaka, iyo agenda ashaka uwo bazahuza ubuzima, umuntu bazabana, agenda ashaka umuntu usa n'abantu yamenye mbere. Abo bantu yamenye mbere ni bande? Ni ababyeyi be. Akenshi abantu bashaka abantu babagaragariza ibyifuzo, bazabana nabo babagaragariza urukundo, babagaragariza ibyifuzo bisa nk'ibyo ba nyina babagiriye, cyangwa se ibyo ababyeyi babo babagiriye, cyangwa se abandi babanye nabo. Noneho hakaba n'ikindi cyitwa indi kiriteri yitwa emotion. Iyo ngiyo yo ni igitangaza, kuko ubwo ni amarangamutima cyangwa ibyiyumviro umuntu kubaha, umuntu kugaragariza ko akumva mu mibereho yawe, kuko buri muntu wese agira icyo bita fragilité. Noneho akakumva, ndetse no kujya gushaka umufasha, burya biba bigaragara ko harimo ikintu cyo kugira ngo mwungikane, utakwifasha wenyine. Noneho umuntu ukumva, umuntu ukugaragariza amarangamutima yo kukumva, yo kukwakira, yo kukwihanganira, uwo muntu aba nawe ari mu bantu bakubera ni kimwe mu bigukura. Noneho hakaba n'abandi noneho bo bita séduction. Sinzi ukuntu umuntu yakita icyo bita iyindi kiriteri yitwa séduction. Iyi banza ari nayo nko kureshya se buriya kureshya. Iyi banza rero ni indoro, wa muntu ukureka ukamwitegereza, cyane cyane abana batoya baba bigirira amasoni, ntibakwemerera ko umureba. Umuntu utakwemerera, umuntu mudahuza amaso, kenshi iyo udaketse ko ari umuntu wibye ikintu, ariko aho ngaho muri iyo gahunda ntabwo harimo kwiba, kuko iyo mwicaranye cyangwa muri kumwe, cyangwa se arimo akakwima uburyo, nibwo buganisha kuri cya kindi cyo kuba mysterieux, uri umuntu w'igitangaza, akakwima ko umureba. Ndetse iyo wamuhamije akajya kobuseriva, nawe urimo kumwobuseriva. Icyo kintu rero rogare nicyo kintu uwe buri wese aba akeneye ko bamwobuseriva, ndetse nawe akenerwa kobuseriva, akanakwangira kukwereka ko akobuseriva. Nicyo kintu ni je yo mu mutwe, ni imikino yo mu mutwe. Nicyo kintu cya mbere gicanganyikisha abantu, cyane cyane ko uwo muntu aba yakwigizeho umuntu w'igitangaza, umuntu utamenya aho aturutse, utaravumbura. Noneho rero ibyo bintu wumva bigatangira kuzamura amaradara kwegereye iyo ariyo yose, ariyo agize umuntu yo kugira ngo umugire icyo bita ideal muri rwa rukundo rusimbura uwari urimo utari ukirimo. Kuko abantu benshi, nongera nsubiremo ko abantu benshi babana bibeshya ko bakunda kwibeshya ko uwo mubana wamufashe burundu. Ntabwo ari burundu. Umuntu mubana ntushobora igicuruzwa. Umugore si igicuruzwa, umugabo si igicuruzwa, si n'akabati, si n'intebe, si na televiziyo, si na computer. Ni ikintu nabyo kandi birahinduka, haza amaverisiyo mashyashya. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ugira amawusiyo menshi ahora ahinduka. Icyo rero kugira ngo wongere umurememo wowe azahora arota, uzamufasha gukora icyo bita amashusho azajya yireseraho abona urukundo, yipfa guhora umuntu ahinduka. Abenshi rero ntibabikora. Nibyo nigeze no kuvuga ko
abantu benshi iyo bageze mu mago ndabizi Geoffrey nani ndimo kwivuga ntibikubabaze nanjye ntibimbabaza hari igihe ugera mu rugo ugahita wiyambarira ibikweta cyangwa bikamambiri cyangwa ukagenda n'ibirenge waba wiriwe mu rugo ukirirwa usa nabi sisize amavuta ugize gute ibyanwa waretse bigakura koga mu kanwa nabyo bikomeye cyane abantu benshi niko bigenda uwo muntu nawe akagera mu rugo agahita akuramo imyenda akambara imyenda y'indabaga icikaguritse akagera gutya akatangira gukora uturimo two mu rugo ugasanga buri gihe mubona nawe asa ukuntu kandi hari uko wigeze kumubona mbere ukimushakisha ibyo rero bigenda bigabanya isura ye muri wowe nawe ari wowe nawe akagenda kugabanyamo isura ndetse ugasanga nyine byararangiye ndetse bitavuze ko no muri wa mubonano kenshi badakora bimwe mu buryo bumwe busa kandi ugasanga abantu benshi bakunda no kubiganira ni ibintu byabaye tabu ndavuga mu banyafurika cyane no mu bazungu ahangaho rimwe na rimwe abo dukoraho amaterapiye n'amaintervention usanga ikintu bakunda gupfa nabo baba baratangiye kumva ko uriya n'uwanjye namugezeho ugasanga nabyararangiye naramufashe ugasanga nta kintu kimukorera kimushimisha ari rero naramujyana kuri Saint Valentin cyangwa rimwe na rimwe baragenda bagasohoka bakarya kapita cyangwa se bakanywa agafanta n'akagere ariko barimo gutongana ikindi umuntu mukuru w'umugore aba afite planification nyinshi cyane n'umugabo afite izindi planification ugasanga mwabaye nk'abantu rimwe na rimwe mwibagirwa ko mugomba kongera kwibukiranya kubyutsa gutembereza rwa rukundo rwanyu ndetse no kwibukiranya hatakozwe hatajya hagerwa mu rukundo rwanyu ndetse no mu binyamuneza no mu kanyamuneza no mu ndunduro. Dr Gakwaya noneho tanga inama abantu babigenze bati icyo navuga nuko buri wese mu rukundo buri wese agomba guhora ari mystère agomba guhora ari igitangaza ku wundi agomba gukora ku buryo ashoboka umwe ntamenye gahunda ze ntamwiyereke uwo ari we wese agahora ahinduka haba muri cya gikorwa haba mu rukundo haba mu masurprise atari ukwitanga cyangwa se kwidona cyane kwigura ahubwo ari uko bigomba kugenda cyane cyane umugore ndetse noneho rero n'umugabo uwo byasiriyeho none kubera stress ntuyihibe ntugire gute hari uburyo bwinshi bushoboka ugomba gukora ku buryo wongera kunezeza wa mugenzi wawe ariko mwese ntimuze guhura musa nk'abiteguranye cyangwa nk'abasuzuguranye uribaza ko abantu bose bajya ku kazi basa neza noneho ugasanga ukuntu usa neza kuko umugabo yagushatse cyangwa umugore wawe yagushatse n'uwo mukorana wongera ugarure ibyo ngibyo byemberetse n'umugabo wawe n'umugore wawe kubone usa neza mumeze neza kandi uburyo mukora ibyo mugomba gukora ibyo ari byo byose mubikore mu buryo butandukanye iteka ryose hajya habaho evolution ko muhindura intebe zo muri salo ko muhindura amanapero nuko muhindura iki bihinduka ibintu bihora bituma habaho mystère uhinduka igitangaza n'ibinanirana mujye kwa sexologue biroroshye sexologue arongera akabasubiza ku murongo nk'uko byakagenda. Dr Albert Gakwaya impuguke mu bumenyi bwa muntu ukaba n'umuhanga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye ijwi rya Amerika nshuti namwe mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri sanga icyo uyu munsi naho tugisoreje reka mbashimire mwe mwese mwari muduteze amatwi nshimire na bagenzi banjye bamfashije kukibagezaho Fatu Alimas Kalala niwe wamfashije kucyegeranya kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.